Ndagushoje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe ikiganiro cyo nisobanukirwa naho njye ukibategurira nkanakibagezaho ndi Kedrick. Kuri iyi nshuro tugiye kuganira ku musore w'umunyarwanda ariko ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi yavukiye muri Brazil bamwita Hakim Sahab. Uyu musore nk'uko mubizi yahoze akinira ikipe y'igihugu Amavubi, gusa ntago uyu mwaka yigeze yitabira amarushanwa ya AFCON kubera yuko hari byinshi atigeze yumvikanaho n'umutoza, amakosa amwe n'amwe agiye atandukanye, kutitwara neza mu kibuga n'ibindi byinshi mwagiye mubyumva. Uyu musore rero asanzwe akinira ikipe ya Stade Rennais, gusa kuri iyi nshuro ntago ari kubarizwamo. Ni umusore ufite imyaka 20, yavutse ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu musore ibye rero ntago byoroshye kubera ko kuri iyi nshuro ashobora kuba yajya hasi cyangwa se akamanuka mu bumenyi bwa football. Iyi ekipe yakiniraga Stade Rennais yaje kuba yamutiza ekipe yitwa Beerschot VI. Iyi ni ekipe iri ku mwanya wa nyuma, aho ekipe ikurikira irusha amanota 3. Iyi ekipe yatijwemo ntabwo nta cyizere ifitiwe cyo kuba yazamuka ikaguma mu cyiciro cya mbere. Biravugwa yuko ishobora kuba yamanuka ikajya mu cyiciro cya kabiri. Bivuze yuko uyu musore wacu byabigoranye cyane kongera kubona muri ekipe y'igihugu Amavubi, bitewe nuko ntago imikinire ye nyine iri ku rwego rushimishije, kubera ko niba ekipe igutije ubwo n'ubundi nta kintu biri kukubonamo, none ikagutiza ekipe iri ku mwanya wa nyuma, ntago biba byoroshye cyane. Uyu musore rero akigera muri ekipe hari ibyo yatangaje. Yavuze ko agiye muri ekipe nziza ariko mu by'ukuri byari ukwirema agatima, cyangwa se arema agatima bamwe mu bamukunda. Yavuze ko ari byinshi agiye gukoramo kandi azakinamo imikino myinshi, azagerageza kwitwara neza, bikaba byatuma ekipe ye iguma mu cyiciro cya mbere. Ibi ngibi ntabwo umuntu yabiha agaciro cyane kubera yuko ekipe ikurikiye niba iri no ku mwanya ubwo ni mu makipe 15, ekipe ukurikiye ni ya 14 iri kukurusha amanota agera kuri 3, ntabwo biba byoroshye cyane. Dore ko uyu musore kuva yageramo umukino we wa mbere yakinnye atigeze yitwara neza, ekipe bakinnye yaje kuba yabatsinda ibitego 4-2. Bisobanuye yuko intangiriro ze muri ekipe bitagenze neza. Abantu benshi bakomeza kwibaza niba iyi ekipe koko ishobora kuba yazamuka ikaguma mu cyiciro cya kabiri, cyangwa se umukinnyi umwe niba ariwo bazamura ekipe. Ibyo nanone ntabwo byoroshye kubera ko atari nawe mukinnyi urimo ukomeye, dore ko yaje ari n'inizanyo. Ngayo nguko ku musore wacu Hakim Sahab ushobora kuba yaflopinga down, bikaba byamugiraho ingaruka no ku yandi makipe yakifuza kumugura, bikaba bitakora kugira ngo agaragare muri ekipe ikomeye. Niwo ngo ni Hakim Sahab, umwite umunyarwanda cyangwa se umubiligi, umwite ko ari umusore wavukiye Brazil iwabo y'imipira, ariko kuri inshuro ikaba bitari kugenda neza. Ndabakunda cyane, niba utarakora subscribe iki nicyo gihe. Ciao ciao, tubonane mu bindi biganiro. Hasta la vista.